Yes, inshuti bakunzi y'Iwacu TV muri aka kanya turi hagiye kubera igikorwa ni Gorilla Fashion Week. Ndatekereza ari casting igiye kuhabera muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu ba organizer mu bamwe mu ba organizinze ino event, nawe asanzwe ari umwe mu bakurikirana hafi ibijyanye na fashion ndetse n'imideri. Ikaze ku Iwacu TV, watangira wibwira abadukurikiye ukantubwira na gahunda z'uyu munsi kuri uyu munsi. Urakoze cyane. Nkuko bivuze ni umwe mu bakurikirana imideri cyane. So amazina yanjye ni Hakizimana IPRC, nkaba ndi umunyamabanga mukuru wa Rwandafashion Models Union. Ni NGO cyangwa se organisation ikurikirana cyangwa se igafasha abamurika imideri mu Rwanda cyane n'abari hanze ako abanyarwanda bakora mu agence ari international. So rero main purpose ya Gorilla Fashion Week ni ukuzamura ubukerarugendo, noneho no gufasha abamurika imideri n'abayikora binyujijwe mu kuzamura skills zabo muri competition, innovation na creativity, byose biri muri art. So ubwo ni ukuvuga ngo muri rusange nicyo kintu turimo turakora kijyanye na tourism activity binyujijwe muri Gorilla Fashion Week. Kuko urabizi yuko ba mukerarugendo muri iyi minsi bakunda kuza mu Rwanda bakareba ese n'iki Rwanda rukora, n'iki abana b'u Rwanda bakora cyangwa se abanyarwanda muri rusange. So natwe rero twatekereje yuko baba designer bacu, baba model bacu baba recognized, barebwa n'abanyamahanga. So niyo main purpose ya Gorilla Fashion Week. Kuri uyu munsi rero, kuri uyu munsi igikorwa kiri kubera hano ni igikorwa kigamije iki, ni igikorwa gihuriye hehe n'ibyo ngibyo umaze gusobanurira abadukurikiye? Okay, urakoze cyane. Kuri uyu munsi turi muri IPRC KIGALI. Impamvu turi muri IPRC KIGALI, IPRC KIGALI numwe mu bafatanya ibikorwa turi gukora cyangwa se dufitanye nabo MOU. Nuvuga ngo event ntago twagize ikintu tekerezo twenyine, twafatanyije na IPRC. Kino gitekerezo turakigira twese, turagifatanya, turacyubaka. Event ntago ari ya Rwandafashion Models Union yonyine, ino event cyangwa se ino show ni ya twese, IPRC KIGALI na Rwandafashion Models Union. So niyo mpamvu rero turahanga muri IPRC KIGALI. Nkuko ubibona urabona ko hitabira abamodo benshi, bararenga abamodo 150 bitabiriye ino casting call. Ni ukuvuga ngo ino event iri gutegura igikorwa cya finali main izaba tariki 30, ariko mbere yaho tariki 28 na 29 hano muri IPRC KIGALI hazaberamo panel discussion, hazaberamo ibiganiro kuganiriza abantu batandukanye, hazazamo aba legend mu bijyanye no kumurika imideri, mu kuyikora, baganiriza audience cyangwa se n'abanyarwanda bose bazaba bitabiriye uburyo fashion industry iteye, ukikorwa imyenda, ukikorwa ibibazo challenge abantu bahura nabyo, ese ni gute ibyo bibazo babikemura, nese ni gute none na gute communication yaba hagati yacu kugira ngo tuzamure ino industry. That is the panel discussion izabaho, no gutrikana hagati yacu, ariko muri rusange kugira ngo tweko twazamura ino industry tujye dukemura ibibazo na bimwe bigiye biri muri ino industry. Ibyo ngibi rero ni ibihe shusho biri busigire nk'abanyeshuri biga muri IPRC KIGALI? Ese bino bireba abanyeshuri biga muri IPRC KIGALI mu bijyanye na fashion design, cyangwa ni bireba n'abandi muri rusange bahanze batari abanyeshuri ba IPRC KIGALI? Ese niba ari igikorwa kitareba abanyeshuri ba IPRC KIGALI gusa, bo ni iki kiri buze kubasigira nk'abanyeshuri biga fashion design, nk'abanyeshuri biga ibijyanye n'imideri cyangwa se no kugaragaza imideri? Biraza kubasigira iki cyangwa se biraza gusigira ishusho ki IPRC KIGALI? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi fashion design no kuba iri muri kino kigo hano akaba habereye na event main nka 80% cyangwa se 70 to 80% no kumurika imideri. Ukumva it's fashion design department tuzaba turi kuzamura, like imyenda izaba izakorwa n'aba fashion designers batandukanye. Uri kumva ni cya cyiciro n'uri kiri kwigira hejuru turi kuzamura. Iki cyiciro rero impamvu twatekereje kuzanga muri IPRC ni kugira ngo bigireho ukuntu ibintu bitegurwa, ukuntu n'abamodo banahure nabo ba designer banarebe naho bakorera iyo myenda, aho bayidodera, n'aba designers bagire amahirwe yo kuba baganiza abamodo none babirebera
barebe size zabo, bamenye se imyenda wamugani yo kuba umuntu yakoreshwa muri fashion show, umuntu agomba gukora imyenda imeze ite, kuko imyenda ikorwa muri fashion show itandukanye n'imyenda yo guhereza umuntu bisanzwe gutemberana. Okay, hari iyo ushobora kuba watemberana, ko hari niyo ushobora kuba utatemberana, sibyo? So rero muri rusange nizo challenge, niyo experience, ni opportunity yo kuba n'abantu biziye kuri field aho ibintu bikorerwa, nabo modo bakiyizira, so bakaba basharinga ideas at the same time. Urakoze cyane. Tugiye kureba gukurikirana ikijyanye n'ibi bikorwa nyiri muri rusange, tugiye gukurikirana uko biri buze gukorwa, tugiye gukurikirana ibikorwa bigiye kubera aha ngaha muri akanya. Ndatekereza ko abakunzi bacu bari buze kubikurikira, turi buze kubereka buri kimwe cyose uko kigenze, kandi ndizera ko biri buze kugenda neza. Biraza kugenda neza. Abantu icyo nabararikira ni ukugura amatike tariki 30. Event izabera Central Park finali, hazaba fashion show ya Danger, hazashya aba designer bazazana imyenda irenze, bazaza biteguye kugura imyenda, bazishyura amatike 5,000 10,000, ntago ari amafaranga menshi. Abanyarwanda bazitabire, haza event izagenda neza. Na 28 na 29 nabwo baze mizo panel discussion, bagire some experience na skills bagira kuri fashion industry, bagire nibazo banabaza baba bafite mu musanzwe. Urakoze cyane Didier. Urakoze cyane William. Urakoze cyane Iwacu TV. Reka tubibutse ndetse no gukora subscribe, abatari bakora subscribe, kugira ngo bazajye bakurikira gahunda nyinshi zigiye zitandukanye zibera ku Iwacu TV. Reka rero tukubwire ngo courage ku bikorwa bigiye gukorwa hano kuri uyu munsi.